Tudatinze rero hano n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki kimenyetso cyaka kinyemerera gukomeza. Ese hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona iki kimenyetso cyaka kikwemerera gukomeza cyangwa ntabwo kikwemerera gukomeza? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese bakurikiye Road Rules TV. Inica n'abagezaho amategeko y'umuhanda by'umwihariko itanga ibibazo n'ibisubizo bigufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire. Nimba uri mushyashya kuri no channel tugahe ikaze. Icyo usabwa no gukora subscribe, ukibuka gukanda like, ntiwagirwe comment y'igitekerezo cyawe, wanasangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Ushaka kode watwandikira tukagufasha. Ikindi kandi ukeneye kwiga neza moto cyangwa imodoka ukaba uherereye i Kigali, dukorera Kigali Remera. Ushaka kwiga neza moto cyangwa imodoka kuri kategori zose twagufasha. Ikindi kandi uherereye Muhanga, uherereye Musanze cyangwa uherereye Bugesera, muri utwo turere two mu ntara cyangwa se na Nyagatare, ushaka kutwandikira cyangwa ukaduhamagara nabwo kuri iyo nimero uri kureba ibumoso bwawe tukaba twagufasha. Reka mwibutsa gufata agakaye n'agakaramu kugira ngo wandike ibisubizo urebe amanota bari kugera muri ibibazo bigera kuri 20 byateguwe. Tudatinze n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ese ku mihanda ni ibihe byapa biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe? A. Ni ibyapa biyobora n'ibitegeka. B. Ibyapa biburira n'ibitegeka. C. Ni ibyapa bibuza n'ibitegeka. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni ibyapa biyobora n'ibitegeka cyane. B. Ni ibyapa biburira n'ibitegeka. Ese ni C. Ni ibyapa bibuza n'ibitegeka cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ku mihanda ni ibihe byapa bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe cyangwa se n'ubuhe bwoko bw'ibyapa bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe? Twandike hano igisubizo ni C. Ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ibyapa bibuza ndetse n'ibyapa bitegeka, biriya byapa biri mu byapa biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe, by'umwihariko byose biba biri mu ishusho y'uruziga, bigatandukanywa n'ubuso. Hamwe ari ubuso bwera, ahandi ari ubuso bw'ubururu, naho ibirango hamwe aba ari ubuso bw'umukara, aba ari ikirango cy'umukara, ahandi ari ikirango cy'umweru. Ariko ibi byapa uko ari bibiri bibuza cyangwa se bitegeka ibintu bisa nkaho bifitanye isano. Rero biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Tudatsinze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni. Ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, uwo muvuduko ungana gute? A. Kilometero 60 mu isaha. B. Kilometero 40 mu isaha. C. Kilometero 25 mu isaha. D. Kilometero 20 mu isaha. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni kilometero 60 mu isaha cyane. B. Ni kilometero 40 mu isaha. Ese ni C. Ni kilometero 25 mu isaha cyane. D. Ni kilometero 20 mu isaha. Ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, uwo muvuduko ungana iki? Twandike hano igisubizo ni A. Kilometero 60 mu isaha. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa mu isaha w'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, arizo zino z'amakwasiteri ndetse n'ubundi bwoko bw'imodoka, ziriya modoka zigendera ku muvuduko byibuze kilometero 60 mu isaha. Ndetse n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Ese imburira zimurika ziba zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahagana? A. Mu nsisiro gusa. B. Ahegereye inyamaswa zikurura. C. Hafi y'amatungo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni mu nsisiro gusa cyangwa ni B. Ni ahegereye inyamaswa zikurura. Ese ni C. Ni hafi y'amatungo cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese imburira zimurika ziba zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahagana? Twandike hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni uko imburira zimurika ziba zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose, yaba ari mu nsisiro
cyangwa se ahatuwe cyane, yaba ari n'ahadatuwe cyane, aho hose uba ugomba gukoresha imburira zimurika cyangwa se uturanga cyerekezo. Rero ziriya mburira zimurika ziba zigomba gukoreshwa mu nsisiro cyangwa ahandi hose, ntabwo ari mu nsisiro gusa. Igisubizo ni D. Nkomeza kugusaba gukora subscribe nimba utari wayikora kandi ukaba uri mushyashya kuri ino channel, wibuke gukanda like, ntiwibagirwe comment y'igitekerezo cyawe, wanayisangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Ushaka kode twayigufatira ku giciro gitoya cyane, cyangwa se ushaka no kwihugura cyangwa kwiga neza kategori guhera kuri A kugeza kuri E, uherereye Kigali, Musanze, Muhanga na Bugesera, turagufasha. Twandikireho ku musozi wa video cyangwa se uduhamagare tubigufashemo, cyangwa se ushaka no kwiga provisoire. Tutatsinze n'ikibazo cya kane kirabaza kiti uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo amakuzungu ni uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo amakuzungu, ubwo buremere bungana gute? A. Toni 10. B. Toni 12. C. Toni 16. D. Toni 24. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni toni 10 cyane, B ni toni 12, ese ni C ni toni 16 cyangwa ni D ni toni 24? Ese ubwo buremere bungana iki? Twandike hano igisubizo ni C, toni 16. Uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo amakuzungu bungana na toni 16, naho ku mitambiko 3 gusa aba ari toni 12. Tutatsinze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki kimenyetso cyaka kinyemerera gukomeza. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona iki kimenyetso cyaka kikwemerera gukomeza cyangwa ntabwo kikwemerera gukomeza? A. Yego kikwemerera gukomeza. B. Yego ariko utanga inzira ku banyamaguru. C. Yego utanga inzira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga baturutse mu kindi cyerekezo. D. Oya. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Yego kikwemerera gukomeza cyane. B. Yego ariko utanga inzira ku banyamaguru. Ese ni C. Yego utanga inzira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga baturutse mu kindi cyerekezo cyangwa ni D. Oya. Ese iki kimenyetso cyako nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona kikwemerera gukomeza cyangwa ntabwo kikwemerera gukomeza? Twandike hano igisubizo ni D. Oya. Ikimenyetso cyaka ntabwo kikwemerera gukomeza. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uri kubona ko iki kimenyetso kiri kwaka, kiri gucana ibara ry'umutuku cyangwa se cyacanye ibara ry'umutuku. Rero nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo kikwemerera gukomeza, ugomba gutegereza hagahinduka ibara ry'icyatsi cyangwa se hakazamo itara ry'icyatsi. Niyo mpamvu hano igisubizo ari D. Oya ntabwo kikwemerera gukomeza. Tutatsinze n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Isoko ry'amatungo. B. Ivuriro ry'amatungo. C. Uruzitiro rw'amatungo. D. Akayira k'amatungo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni isoko ry'amatungo cyane. B. Ni ivuriro ry'amatungo. Ese ni C. Ni uruzitiro rw'amatungo cyangwa ni D. Ni akayira k'amatungo. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni D. Akayira k'amatungo. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa biburira, bibutsa ko byo biba biri mu ishusho ya mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bwari n'ikirango mu ibara ry'umukara. Rero iki cyapa kikubwira ko aho hantu ukibonye hari akayira k'amatungo, bikikwiye kugenda urushijeho kwitonda, kandi tubona ko ibyapa biburira ibyago. Rero ugomba kwitonda kuko amatungo ashobora kuba yanyuraho mu buryo butunguranye cyangwa se mu buryo utari witeguye akaba yagukoresha impanuka. Niyo mpamvu hano igisubizo ari D. Iki cyapa gisobanura akayira k'amatungo. Ibuka gukora subscribe nimba utari wayikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Wibuka gukanda like kandi ntiwibagirwe comment igitekerezo cyawe nimba nta kintu bigutwaye, unayisangiza inshuti zawe. Tutatsinze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti kuvuza ihoni bibujijwe.
ese kuvuza ihoni bibujijwe ryari? A. Ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. B. Hafi y'ibitaro. C. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro cyane. B. Hafi y'ibitaro. Ese ni C. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kuvuza ihoni bibujijwe ryari? Twandike hano igisubizo ni B. Hafi y'ibitaro. Kuvuza ihoni bibujijwe hafi y'ibitaro cyangwa se ahantu hari ibitaro by'abarwayi. Ntabwo biba byemewe kuhavugiriza amahoni kuko birababangamira. Rero niyo mpamvu akenshi musanga hari ibyapa bibuza kuvuza amahoni, ni uko biba bitemewe kuhavugiriza amahoni bitewe n'abarwayi bahari, ibibazo baba bafite bitandukanye, ntabwo baba bashaka amahoni. Rero ntabwo biba byemewe kuvuza ihoni hafi y'ibitaro. Igisubizo ni B. Tudatinze n'ikibazo cya munani. Ikibazo cya munani kirabaza kiti ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiriye kwambuka kandi batangiye kwambuka wakora iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiriye kwambuka kandi batangiye kwambuka ni icyo wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Kuvuza ihoni. B. Kwihangana ugategereza. C. Gukomeza. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni ukuvuza ihoni cyane. B. Ni ukwihangana ugategereza. Ese ni C. Ni ugukomeza cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiriye kwambuka kandi batangiye kwambuka ni icyo wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Twandike hano igisubizo ni B. Kwihangana ugategereza. Mu gihe ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiriye kwambuka kandi batangiye kwambuka, nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nta kintu ugomba gukora, ugomba kwihangana ugategereza nawe ukaza kuba wakomeza nyuma basoje kwambuka kuko baba bari aho babyemerewe. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kwihangana ugategereza, kandi byongeyeho baba bari mu cyo bita zebra crossing cyangwa se abanyamaguru bambukira, ugomba kubareka bakambuka. N'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho ugomba kubahiriza ibi bikurikira. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye hari undi ugukurikiye ashaka kunyuraho ni iki ugomba kuba wakubahiriza? A. Kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. B. Kongera umuvuduko. C. Guhagarara. D. A na C nibyo bisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni ukwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda cyane. B. Kongera umuvuduko. Ese ni C. Ni uguhagarara cyangwa ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye ko hari undi ugukurikiye ashaka kukunyuraho ni icyo ugomba kuba wakora cyangwa se n'icyo ugomba kubahiriza? Twandike hano igisubizo ni A. Kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe ubonye ko hari undi muyobozi ugukurikiye ashaka kukunyuraho, ugomba kwegera ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kugira ngo bidateza ikibazo, ubundi ukabona uburyo bwiza bwo kuba wamunyuraho. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe wari uri kugenda mu muhanda w'icyerekezo kimwe cyangwa se bibiri, nyuma yawe hakaba hari undi muyobozi washaka kukunyuraho, cyangwa se nawe ukabibona nyine wifashishije retroviseur cyangwa utureba nyuma, uba ugomba kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda kugira ngo umuhe umwanya uhagije abashe kuba yakunyuraho nta nkomyi. Tudatinze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Ese kunyuranaho bibujijwe gusa ryari? A. Igihe mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye. B. Mu muhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. C. Ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Kunyuranaho bibujijwe gusa mu gihe mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye cyane. B. Ni igihe umuhanda hashushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Ese ni C. Ni igihe ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kunyuranaho bibujijwe gusa ryari? Twandike hano igisubizo ni B. Kunyuranaho bibujijwe gusa igihe umuhanda hashushanyijweho umurongo wera udacagaguye. Kiriya gihe ho ntabwo biba byemewe kunyuranaho
nta nubwo biba byemewe guhindukira cyangwa se kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Impamvu nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kugenda urushijeho kwitwararika kugira ngo wirinde icyago gishobora kuba cyabaho. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Ni mu gihe hagati mu muhanda hashushanyijweho umurongo wera udacagaguye, ariko iyo hari umurongo wera ucagaguye uba ushobora kuba wanyuranaho, uba ushobora guhindukira cyangwa se kujya mu kindi gice cy'umuhanda mu gihe bibaye ngombwa. Tudatinze n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B. Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. D. Aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ahatangirwa serivisi ni muri metero 30 cyane. B. Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Ese ni C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha cyangwa ni D. Naho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30 mu isaha. Ese iki cyapa kibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Iki cyapa arakiri gisobanura mu byapa bitegeka, mbibutsa ko byo biba biri mu ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umweru. Rero iki cyapa kikubwira ko cyangwa se kigutegeka kugendera umuvuduko utari munsi ya kilometero 30 mu isaha. Tudatinze n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara akurikira. Ese icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'iki? A. Umukara n'umutuku. B. Umukara n'umweru. C. Umweru n'umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni umukara n'umutuku cyane. B. Ni umukara n'umweru. Ese ni C. Ni umweru n'umutuku cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza, iki cyapa kirangwa n'iki? Twandike hano igisubizo ni C. Umweru n'umutuku. Icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru n'umutuku, biba bimeze nk'aho bikoze ishusho ya T. Nicyo cyapa kivuga ko iyo nzira idakomeza. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Ibirango cyangwa se ikirango cy'icyo cyapa aba ari umweru n'umutuku. Igisubizo ni C. Ukeneye kode ya provisoire uza kunyandikira ku musozi wa video aho waba uherereye hose mu gihugu mbe nayigufatira. Tudatinze n'ikibazo cya 13 kirabaza kiti urimo kugenda mu nzira nyabagendwa ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Se mu gihe uri mu rugendo cyangwa se uri kugenda mu nzira nyabagendwa ni gute ushobora kuba wanyura ku muyobozi w'igare? A. Kuvuza uhane mu gihe umunyuraho. B. Kumunyuraho umwegereye. C. Gusiga umwanya uhagije hagati igihe umunyuraho. D. Kugabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni ukuvuza uhane mu gihe umunyuraho cyane. B. Ni ukumunyuraho umwegereye. Ese ni C. Ni ugusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho cyangwa ni D. Kugabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho. Ese hano urimo kugenda mu nzira nyabagendwa ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Twandike hano igisubizo ni C. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe urimo kugendera mu nzira nyabagendwa uba ugomba gusiga umwanya uhagije igihe uri kunyura kuri uwo muyobozi w'igare kugira ngo bitaza kuba byateza ikibazo cyangwa se accident. Igisubizo ni C. Aba ari ugusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora, wibuke gukanda like, ntiwagire gukomenta igitekerezo cyawe, wanasangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Ndakwibutsa ko ukeneye kwiga neza moto cyangwa imodoka uherereye Kigali dukorera Remera ku Giporoso, cyangwa se uherereye Muhanga kuri stade cyangwa se niho dukorera, cyangwa se uherereye Musanze yewe na Bugesera ushaka kutwandikira tukaba twagufasha ukiga neza
kandi igihe wifuza ukaba wakwiga kugeza ubonye kategori byose, uba watuvugisha ukatubwira uko ubyifuza cyangwa no kwihugura. Ikibazo cya 14 kirabaza kiti uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita, ese ubwo buryo bwitwa ngo iki? A. Feri y'urugendo. B. Feri yo guhagarara. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni feri y'urugendo cyane. B. Ni feri yo guhagarara. C. Ni feri yo gutabara cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro mu gihe feri itari gukora neza ubwo buryo bwitwa ngo iki? Twandike. Hano igisubizo ni C. Feri yo gutabara. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza ubwo buryo bwitwa feri yo gutabara, cyangwa se feri nyine yo kuba wakwitabara. Rero igisubizo ni C. Tatine n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Ese icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'irihe bara? A. Umukara. B. Umweru. C. Ubururu. D. Umutuku. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni umukara cyane. B. Ni umweru. C. Ni ubururu cyangwa ni D. Ni umutuku. Ese icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, iki cyapa kirangwa n'iki? Twandike. Hano igisubizo ni B. Umweru. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kiba kiri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'umweru cyangwa se ubuso bwera, ndetse n'ikirango nta kirango kiba kirimo ahubwo aba ari ishusho y'uruziga mu ibara ritukura n'ubuso bw'umweru gusa, akaba ari cyo kivuga ko aho hantu hageze hatanyurwa mu byerekezo byombi. Rero ubuso baba bashatse kuvuga ni ubw'umweru bwonyine, ntabwo ari umutuku ukikije uruziga. Niyo mpamvu igisubizo ari B. Turatsinda n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, utwara ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B. Umuhanda udakomeza. C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyombe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni uguhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara cyane. B. Ni umuhanda udakomeza. Ese ni C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso cyangwa ni D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyombe. Ese iki cyapa iyo kibaye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni B. Umuhanda udakomeza. Iki cyapa nakiri gisobanura mu byapa ndanga kikubwira ko abantu ugeze hari umuhanda udakomeza, kandi twaba twabonye ikindi kivuga inzira idakomeza. Nyeka ko ku muntu wabonye kivuga ibimenyetso biranga inzira idakomeza n'iki ngiki cy'umuhanda udakomeza, muri kubona itandukaniro, mwabitandukanya ubutaha. Ndagusaba gukora subscribe niba utari wayikora, wikukana like, nibagirwa comment y'igitekerezo cyawe, unasige comment kandi unayisangiza inshuti zawe. Kandi mu gihe ukoze subscribe, tuba tubasaba kugira ngo mufungure inzogera kugira ngo ntihakagire video n'imwe dukoze ibacika. Ushaka kode utwandikira aho uherereye hose mu gihugu ikugeraho, ukeneye kwiga kategori zose watuvugisha, cyangwa se imwe muri zo watuvugisha, tukaba twagufasha. Tubahaye ikaze. Turatsinda n'ikibazo cya 17 kirabaza kiti ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Ese ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa iki cyangwa abandi? A. Abanyamaguru. B. Ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru cyane. B. Ni ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? Twandike. Hano igisubizo ni C. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye iba yaragenewe gusa abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ibyo byose cyangwa se abanyamaguru nibo banyura
mu tuyira, n'ibyo binyabiziga binyura ku biziga bibiri nibyo binyura mu tuyira. Igisubizo ni C. Twatinze n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti iyo hatarimo indi myanya cyangwa se iyo harimo indi myanya biba bibujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Ese iyo harimo indi myanya biba bibujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite iyihe myaka? A. Imyaka 10. B. Imyaka 12. C. Imyaka 7. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni imyaka 10 cyane, B ni imyaka 12, ese ni C ni imyaka 7 cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iyo harimo indi myanya biba bibujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite iyihe myaka? Twandike hano igisubizo ni B, imyaka 12. Iyo harimo indi myanya ntabwo biba byemewe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite byibuze imyaka 12, kuko nk'uko twagiye tubibona abana badafite iriya myaka 12 baba bakiri abana, bashobora kuba banagenda bakubagana hariya imbere cyangwa se bakagira ibyo bakubaganamo, cyangwa se no mu bundi buryo mu bijyanye n'amategeko y'imihanda cyangwa se mu buryo bwo kugendera mu muhanda ntabwo biba byemewe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka bari abana badafite imyaka 12, keretse iyo nta yindi myanya irimo. Kandi nabwo mushobora kureba uko muberanje bakajya inyuma mu myanya y'inyuma, ariko bitari kuri za ntebe z'imbere zegeranye na shoferi. Ashobora kudeviya cyangwa se agakora kuri vitensi by'ubukubaganyi akaba yabakoresha impanuka. Twatinze n'ikibazo cya 19 kirabaza kiti ubugari bwa romoroki ikurura n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ese ubugari bwa romoroki ikurura n'ikinyamitende 3 ntibuba bugomba kurenza ibihe bipimo? A. Santimetero 75. B. Santimetero 125. C. Santimetero 265. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Santimetero 75 cyane, B. Santimetero 125. Ese ni C. Santimetero 265 cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ubugari bwa romoroki ikurura n'ikinyamitende 3 niba bugomba kurenza ibihe bipimo? Twandike hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko ubugari bwa romoroki ikurura n'ikinyamitende 3 buba butagomba kurenza santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, naho ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Rero hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko nta santimetero 30 bashyizemo. Twatinze n'ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira. Ese ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? A. Umuyobozi. B. Umuherekeza. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Bigomba kugira umuyobozi cyangwa ni B ni umuherekeza? Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? Twandike hano igisubizo ni A. Umuyobozi. Buri kinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira umuyobozi ubiyobora kugira ngo nyine bibashe kuba byagera aho bigomba kugira. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Ese ugeze amanota angana muri ibibazo 20 byateguwe? Ndagusaba ko yandikira muri comment. Nkabashimira mu mwese twabonye ko video itangiye kugira isoje, wanyumviye ugakora subscribe ugakanda like, ndetse nawe uri kubikora nonaha ukaba uri kwandika na comment. Imana ikomeze kuguha umugisha. Jyumubana umunsi ku munsi. Nitwa Jemove. Ushaka kode nyandikira kuri iyo nimero naguhaye, aho waba uherereye hose mu gihugu tugufatira kode kandi ku giciro gitoya kirem service, tukaba twagufatira kode ikakugeraho. Icya kabiri ni uko ushaka kwiga neza moto cyangwa imodoka, by'umwihariko dukorera Kigali Remera ku Giporoso. Ushaka kwiga neza waduhamagara cyangwa se ukatwandikira tukagufasha. Kindi uherereye i Muhanga naho watwandikira cyangwa ukaduhamagara. Uherereye mu Bugesera cyangwa se uherereye mu Musanze naho ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara tukaba twagufasha. Ushobora kuvuga uti ngiye kuba niga provisoire ariko naniga ikinyabiziga, nabyo turabigufasha ukajya wiga provisoire
noneho nyuma ukaba wakiga n'ikinyabiziga. Rero mwese tubahaye ikaze kugira ngo mube mwakiga. Reka mbashimire mu mwese twabanye, reka duhure muri video itanu, ndabakunda cyane. Ciao ciao.